gubwa neza FC rero nayo iri mu nzira, turayitegereje mu mwaka wa 2026. Niyo mpamvu navuze ngo mushonje muhishiwe. 2026 ni ntarungu kuri gubwa neza TV. 2026 nitugwize ibidutunga, dusagurire rubanda, dusagurire amasoko, dusagurire abaturanyi, dusagurire abashonje, ahasigaye twese twibere muri gubwa neza TV. Ni yanyu, umwaka mushya muhire. Bakunzi ba gubwa neza TV, reka mbasuhuze mbifurize ishya n'ihirwe mu mwaka wa 2026. Reka mbahereze kandi ikaze mwese kugubwa neza muri ibi bihe byo gusoza umwaka no gutangira uwundi. Mu by'ukuri turasoza umwaka w'ibihumbi 2025 twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2026. Twabanye neza mu gihe cy'umwaka wa 2025, twageze kuri byinshi ari byo tugiye kuganiraho, ari nabyo bitumye mfata uyu mwanya kugira ngo nifurize umwaka mushya muhire wa 2026 abakunzi bose bagubwa neza aho muva mukagera, haba hano mu gihugu cya Denmark, haba muri Afurika, mu biyaga bigari, mu Rwanda, muri Congo, mu Uganda, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Sudani, mwese abashobora kutwumva hano muri Amerika, muri Australia. Abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakwiriye ku isi yose, ku buryo tuvuze ngo nimugubwe neza mwese, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Mwese mu by'ukuri mubyumva na ikaze kandi mukabyumva na umunezero, kuko ntabwo musaba ubasobanurira. Rero mu by'ukuri urubuga gubwa neza TV ni urubuga rubategurira ibiganiro bitandukanye byo kubaho neza, by'ukuntu umuntu agomba kubaho muri iyi si yihagije mu byo kurya no mu byo kunywa, uburyo abantu babitegura. Uyu mwaka wa 2025 waduhaye umukoro kandi watwuhaye isomo, kandi twigiyemo byinshi biciye kwa runo rubuga rwa gubwa neza TV. Nubwo uko twifuzaga kubitanga atari ko byose byasohotse, ariko mu by'ukuri kuri uno mwaka w'ibihumbi 2025 udusigiye byinshi kandi waduhaye n'umukoro. Reka rero mu by'ukuri mu kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026, abakunzi bacu bagezeho bimwe dushima twashoboye kugeraho mu mwaka wa 2025 kuri urubuga rwacu, cyangwa se kuri iyi nsakaza amashusho n'amajwi ya gubwa neza TV. Umwaka wa 2025 twigiye hamwe ko buri wese akwiye kumenya kwirwanaho. Twabonye neza ko umuntu ari nk'undi, kandi ko burya ibintu biryoha ari uko bifatanijwe. Burya akanwa karya ntiwumve, n'iyo kavugije induru ntabwo wumva. Bakunzi rero bagubwa neza TV, kuri uyu mwaka twafatanije hamwe imirimo itandukanye, twigishanya gutegura amafunguro mu buryo bwose, mu mpande zose, mu bitsina byose, yaba abagore yaba abagabo. Twabonye neza kuko buri wese ashobora kugaburira mugenzi we, kandi kubahana no kwisanzuranaho bikarushaho guhabwa intebe. Turashimira rero abantu bose bagiye badushyigikira bakaduhereza ibitekerezo. Buryo ki mu by'ukuri hari abantu benshi twakuye mu isoni kuri uru rubuga rwa gubwa neza TV, aho twabonye neza ko buri wese ashobora kugubwa neza, buri wese ashobora kubaho neza igihe icyo ari cyo cyose yiyumvishijemo ko kugubwa neza ari bimwe mu nshingano umuntu agomba guharanira hano kuri ino si. Urubuga rwacu rero gubwa neza TV twabonyeho mu by'ukuri kurwanya ubunebwe no kwirinda kuvunisha bagenzi bacu. Bishatse kuvuga ngo
twimakaje gukunda umurimo kandi tubona neza ko ari nta murimo ushobora kuba umunyagara. Tubifuriza rero umwaka mushya wa 2026 tugira ngo tubabwire ngo dukomeze uwo murego, dukomeze iyo ntego, dufashanye muri byose, dutegura amafunguro yacu meza, dutegura ibyo kunywa byacu byiza, twirinda kwiyonona cyangwa se kwiyangiriza, kuko uyu mubiri wacu ni impano y'Imana. Uyu mubiri dufite ni impano y'Imana. Bakunzi rero bagubwa neza TV, ndagumya mbifuriza umwaka mushya muhire, ngerageza kubasangiza mu ncamake ibyo twaciyemo muri 2025. Nubwo tutakoze ibiganiro byinshi nk'uko twabyifuzaga, ntabwo twateguye amasomo menshi nk'uko twayifuzaga, ariko reka mbabwire ngo mushonje muhishiwe. 2026 tugiye gutangirana imbaraga, tugiye gukora ibikorwa bitandukanye ku buryo koko kugubwa neza mu mirire no mu minywere, mu myambarire no mu miturire, tubishyiramo imbaraga buri wese, bikaba intego ye. Muri wese akumva akwiye kurya neza, akwiye kubaho neza, akwiye gutura heza, kandi ibiturutse mu maboko cyangwa se mu mirimo y'amaboko ye akaba ari byo birushaho kumuhesha ishema mu muryango, mu gihugu ndetse no mu myizerere ya buri mwumwe. Ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV twamaganye twiviye inyuma imirire ya bamwe yagiye yaduka yo kurya ibikoko bitari bisanzwe biribwa. Ibyo bakabirishwa no kubera guhina amaboko, ntibashake gukora ngo batunge inyamaswa twahawe kugira ngo zidutunge, ahubwo abantu bakarushaho kujya mu ishyamba guhigayo iz'abantu batemerewe guhiga, kandi hari amatungo ashobora kudutunga twabigizemo uruhare tukayorora. Twarabyamaganye rero turanabinenga, ndetse turanigisha, turanakebura, dutanga n'ingero uburyo abantu bashobora kwirwanaho batabashije kwiyandavurisha ibi bikoko bitaribwa. Mu by'ukuri muri uyu mwaka wa 2025 twagize n'ishema ku rubuga rwacu cyangwa se kuri televiziyo yacu Gubwa Neza TV, aho udusigiye ikirango cyacu bwite cya Gubwa Neza TV, aho umuntu wese atubona akavuga ati bariya abantu hariya ni kuri Gubwa Neza TV. Umuntu wese yatureba akavuga ati hariya ni kuri Gubwa Neza TV. Ibyo rero turabishima cyane ko Gubwa Neza TV yafashe intebe, Gubwa Neza TV yesheje umuhigo wo kwibonera ikirango cyayo kiranga. Aho twaba turi hose, ibonye ikirango cya Gubwa Neza TV uhita kumenya neza kuko wageze ahantu bigisha kurya neza, wageze ahantu bigisha gutegura imirire, gutegura iminyobwa. Twagize gahunda rero muri uyu mwaka wa 2025 tutabasha kugeraho, twiteguraga kuko na siporo tugomba kugira ikipe y'umupira yitwa Gubwa Neza FC. Ntabwo byabashije kudukundira ngo Gubwa Neza FC, kuko na siporo ni imwe mu bintu bigomba gutuma tugira ubuzima buzira umuze. Gubwa Neza FC rero nayo iri mu nzira, turayitegereje mu mwaka wa 2026. Niyo mpamvu navuze ngo mushonje muhishiwe. Twagombaga kugira imyambaro igenda ituranga, abantu bashinzwe gutoza abandi kwitegurira neza amafunguro, kwibeshaho mu buzima bwiza, gutura heza, tukagira imyambaro iriho ibirango bya Gubwa Neza TV. Ntabwo byashobotse kuri uyu mwaka, ariko muri uyu mwaka wa 2026 nibyo studio Gubwa Neza TV igiye gushyiramo imbaraga, hamwe no gutegura Gubwa Neza FC, hamwe no gutegura ibikoresho byose bizatuma umuntu uzagireba umukunzi wa Gubwa Neza TV akavuga ati koko uyu muntu hari ibyo yigiye muri Gubwa Neza TV, hari ibyo yigiye kwa ruriya rubuga, hari intambwe amaze gutera. Gahunda rero za Gubwa Neza TV ni nyinshi. Tuzatembereza abantu mu bice bitandukanye, tubereke ubuzima bw'ahandi uko bumeze, tugereranye amasosiyete cyangwa se imiryango itandukanye cyangwa imico itandukanye, imibereho yabo, ku buryo buri mwumwe umukunzi wa Gubwa Neza wese azavuga ati mu by'ukuri burya akanyoni katagurutse ntago kamenya iyo bwera.
turabifuriza rero umwaka mushya w'ibihumbi 2026 tubabwira tuti nimuhagarare bwuma, mwitegure kurya neza no kunywa neza, gutura heza, mwitegure kwambara neza, mwitegure kugira umubiri uzira umuze, gukunda siporo. Ahasigaye mu by'ukuri iyi si yacu ko Imana yayiduhaye ngo itutunge tuyibeho tunezerewe twishimye, tubigiremo uruhare kugira ngo iby'Imana yadusezeranyije byose bitugereho. Gubwa Neza TV rero ni urubuga rubakusanyiriza ibitekerezo bitandukanye byo kubaho neza, bibarinda amakimbirane, bibarinda umwiryane, bibarinda guhutazanya, ahubwo ni ibitekerezo bisaba ngo buri wese natungwe n'ibyo yagizemo uruhare. Ntukashake kurya utw'abandi ngo bike utwawe cyangwa se ngo urenzeho utwawe, ahubwo gerageza kugwiza ibyawe usagurire rubanda. Intego rero kuri uyu mwaka, intego dufite kuri Gubwa Neza muri uyu mwaka wa 2026 ni ukuvuga ngo gwiza ibyawe usagurire rubanda, abantu nibakubona bifuze kukwigiraho, kubera kuko wakoresheje imbaraga zawe, wakoresheje ubwenge bwawe, kandi byose ariko tubifashijwemo no kugira ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu Gubwa Neza FC igomba gushyiramo imbaraga, gahunda zose, kurya no kunywa, kwambara no gutura, bikazaturanga. Tubishyiramo gahunda ni gute umukunzi wa Gubwa Neza yaba abayeho mu buzima mu by'ukuri yishimiye kandi bushimwa n'abandi. Turabashimiye rero, tubifurize umwaka mushya wa 2026, bonane nziza, murye neza, munywe neza, muryame neza, muture heza. Nicyo Gubwa Neza ibifuriza, kandi mu by'ukuri nicyo ibashishikariza kugira ngo buri wese agere kuri uwo mugambi. Mwami Imana bibafashemo kandi azanabidufashemo muri uyu mwaka wa 2026. Murakoze rero, ni mwarimu Gubwa Neza ubateguje Gubwa Neza FC. Ntabwo nasuza ntabwiye ngo hari impano ziteguriwe ku bakunzi ba Gubwa Neza TV zisoza umwaka zigatangira n'undi. Izo mpano rero zizahabwa abantu 10 bazatanga komantere z'incamake y'iki kiganiro twakoze. Uzagira amahirwe azaboneka muri aba 10 uzakurikirana iki kiganiro akacyumva cyose akakirangiza, akavuga ku ngingo byibura 3 twaganiriyeho muri iki kiganiro. Reka tumusezeranye ngo afite impano nziza. 10 ba mbere bazahabwa izo mpano nziza. Nukwandika komantere, mwarangiza mugasozanya na nimero zanyu za telefone, ahasigaye tukabona uko tuzabagezaho impano zanyu. Komantere rero zaba zigizwe no kumenya ngo mbese ni iki wumvishije muri iki kiganiro cyose. Turabakunda rero, nimukomeze mugire umwaka mushya muhire. Nicyo nabaganirizaga babwira ngo mushonje muhishiwe. 2026 n'intarungu kuri Gubwa Neza TV. 2026 nitugwize ibidutunga, dusagurire rubanda, dusagurire amasoko, dusagurire abaturanyi, dusagurire abashonje. Ahasigaye twese twibere muri Gubwa Neza TV. Ni yanyu, umwaka mushya muhire.